utari busengere business ye aratashye. Nabonye bamwe bongera basubira iyo baturutse bahombye, ndetse bagezeyo mbona babaye ibishungero. Ngiye kubona mbona bene data wabucururiza hano mu mujyi wa Musanze, sengera ubucuruzi bwawe. Wabucururiza mu mujyi wa Kigali, wabucururiza mu mujyi wa Muhanga, wabucururiza ku Gisenyi, sengera ubucuruzi bwawe. Aho ucururiza hose wowe undeza amatwi, waba uri mu ntara ahariho hose waba ukorera business yawe, sengera business yawe. Nabonye uriya mwaka ari umwaka abantu benshi bahuriyemo n'ibihombo muri business zabo. Imana irambwira ngo ariko twebwe tuvugira imbere y'Imana tukagira ngo Imana ntiyabyumvise, ariko burya Imana yo ibyo tuvugiye imbere yayo irabyumva, ntabwo Imana iba yabyibagiwe. Ni nayo mpamvu duhize message ngo tuze tubibutse ibyo mwavuganye n'Imana. Ebuka ibyo wavuganye n'Imana, uri kubwira Imana ngo umwana wanjye nimbona yize nkabona ararangije abonye n'akazi, Mana nanjye nzakora ibi. Warabikoze se? Ari abahize imihigo yo mu rusengero, ari abahize imihigo yo ku bandi, ari abahize imihigo itandukanye. Mwese abaneze amatwi, Imana iri kubashinza imihigo mwahize mukaba mutarayihiguye. Mwene data ucyumviye message, iyi message irakomeye. Son pile evochi se fine contraire. Ariko umbabarire kuba warugeze uri muzamuka urwego ugeze ku ngazi ya 7, Imana ikakumanura ikakugeza hasi ku ngazi ya mbere. Ibyo ngibyo se birimwe agaciro? Ni ikihe cyubahiro? Nabonye abantu benshi basubiye iyo bavuye. Ngiye kubona mbona abantu bari kuva mu mujyi wa Kigali bagasubira mu byaro bavuyemo. Ngiye kubona mbona abantu bari kuva mu migi itandukanye, za Musanze, za Rubavu n'ahandi, n'abagiye gutembera hose ahandi hirya no hino. Abantu bajya gutembera. Ngiye kubona mbona barimo baravayo bameze nk'impunzi ziri guhunga kubera yuko ubuzima bwabacanze. Kawe ukagenda ugasebya mwene so, ukamusebya bigeze ku rwego rwo kumwangisha abantu bose. Uburozi buruta ubwo ngubwo n'ubuhe? Umurozi utari wowe n'ubuhe? Kugiye kubonana n'Imana, uburozi buratandukanye. None se urabona mwene so iwe hagiye kuba ubukwe, agiye gusabisha umukobwa, ugahita ugenda ugaca rubete ukagenda ukajya gusebya ba bantu, ukabasebya ibintu bitari byo. Uburozi butari ubwo ngubwo n'ubuhe? Abacuruzi baneze amatwi, umunsi w'ejo nagiye mwiyerekwa, ngiye kubona mbona Imana injyanye mwiyerekwa. Ngiye kubona mbona ngeze mu nzu y'ubucuruzi, yari amangazini. Ngiye kubona mbona ya mangazini, mbona harimo igiceri kiri kugendagenda muri ayo mangazini. Ndimo nibaza ngo Mana kiriya giceri kirashaka kuvuga iki? Imana irambwira ngo umuntu wese ufite ubucuruzi yasanze mu bicuku bya nijoro, irambwira ngo nze mbabwire ngo mwibuke. Imana igabira uwishaka kandi kaka uwishaka, icisha bugufi gashyira hejuru. None rero yaguhaye niyivuganye nawe ngo niba utisubiyeho ugiye gutaha, ugiye gusubira iyo wavuye amaramasa, kandi bazaguseka, bazajya bagukwena. Nabonye abantu bambaye ubusa, nabonye abacuruzi benshi b'abanyacyubahiro, bari abanyacyubahiro. Ngiye kubona mbona bambaye ubusa, mbona bari kugenda babaseka. Ariko ikintu cyanangaje, n'abantu b'Imana yarahombye arahomba, none ahura n'ikibazo cy'amadeni bigera n'atorokera mu bihugu by'amahanga. Ageze ubuzima buramucanga, no kuvayo byabaye ibintu birebire. Ariko Imana yari yambwiye ngo ubucuruzi bwe umuyaga urabuhushye. None abacuruzi benshi bagiye gutaha, niko Imana yambwiye. Cya gihe bagusohoye mu nzu, wabwiye Imana ngo iki? Ni wabwiye Imana ukayibwira ngo Mana nimbona ngeze mu nzu yanjye nanjye. Imana irambwira ngo hari abantu bagiye bajya kubyara, baba bari kwiseta, bakabwira Imana ngo Mana nundinda kuri iyi seta nkabona mvuye kuri iyi seta n'umwana muzima, bakavuga bati
yari afite iduka rinini cyane. Ndimo ndi gusenga mbwiye ngo ngwino dusenge, mbona umuyaga, mbona imbere y'uwo mucuruzi haje umurima w'ibigori, mbona umuyaga mwinshi uratambutse, ngiye kubona mbona bya bigori urabihiritse, bya bigori byose biraguye bibaye igikumba kandi byari bigiye kwera. Numva ijwi rimbwira ngo ubucuruzi bw'uyu muntu umuyaga ubunyuzemo, Satani arabuhombeje. Narabimubwiye, nyamara kubimubwira kubera amafaranga yari afite ntabwo yabishyikiye. Ijambo ryatubwiye ngo wahise akanya gato bibagirwa imirimo y'Uwiteka, bibagirwa imirimo y'Imana, nibarindira yuko Imana isohoza imigambi yayo. Mu by'ukuri wowe uneze amatwi unyumve neza. Ejo bundi nari ndimo njya i Kigali, ngeze hariya kwa Sina Gerard hariya kuri Nyirangarama, mabona umukobwa, abantu bose ari abari mu modoka, ari abagenda n'amaguru, nta muntu utaritegerezaga uwo mukobwa. Buri wese nkumva buri wese ari kuvuga kuri uwo mukobwa. Mu by'ukuri kandi umucyo n'umwana w'intama nzawinjiramo, nkunda kumva amakuru y'umurwa uri kura hatagera ibyago, kandi umucyo n'umwana w'Imana yo umusumwe nzawinjiramo. Bene data, nshuti z'umusaraba, turabashuhuje abakunzi b'amakuru y'Ijuru TV aho muri hose. Imana ibahe umugisha. Ngiye mubona kuri kamera z'amakuru y'Ijuru TV, amazina ni Munyarubuga Vedaste, ndi umuhanuzi w'Imana isumba byose. Ndi umuvugabutumwa, ibyo Imana imbwiye kuvuga ndabivuga, kandi rimwe na rimwe njya nkunda kuza hano kuri kamera mfite icyo Imana yampaye kuvuga. Nkwifurije umugisha w'Imana, wowe uneze amatwi uri mu gihugu cy'u Rwanda, uri mu bindi bihugu bitandukanye ku mugabane wa Afurika, uri muri Amerika, Australia, Aziya n'i Burayi, mwese turabashuhuje, tubifurije umugisha w'Imana. Mbere yuko tugira icyo tuvuga, turabanza dusenga Imana kugira ngo Imana idushyigikire mu magambo tugiye kuganiraho, cyangwa se mu ijambo ry'Imana tugiye kuganiraho uyu mwanya. Mana Data wa twese uri mu ijuru, turagushimye mu izina rya Yesu, uhabwe icyubahiro kubwo kugira neza kwawe. Mana yera, Mana ikiranuka muri byose, icyubahiro n'ikibi cyawe. Ngiye umugaragu wawe, ni ukuri nciye bugufi, ushyirwe hejuru, uri Imana nyamana, ni wowe ukwiriye icyubahiro, nta yindi Mana ibaho itari wowe, nta wundi ukwiriye kwambazwa utari wowe, nta kindi gitare kiturengera atari wowe. Uyu mwanya ngiye gutambutsa ibyawe, unshyigikire, umwuka wera nyobore, kandi undinde kugabanya ibyawe cyangwa kubyongera. Mwami Uwiteka, iyi message izagirire benshi umumaro kandi izabahore benshi mu izina rya Yesu, amen. Turihuta dusome Zaburi 106 umurongo wa 13, aho dusanga ijambo riri kuvuga ngo ahise akanya gato bibagirwa imirimo yakoze, nibarindira ko isohoza imigambi yayo. Imana idufashe. Hahise akanya gato bibagirwa imirimo yakoze. Imana imereza iri jambo yasanze mu bicuku bya nijoro, irambwira ngo nze mbabwire ngo mwibuke ibyo mwagiye mubwirira Imana, ibyo mwagiye mubwira Imana muri mu bihe bibi. Imana irambwira ngo abantu bafite indwara mbi cyane, kandi ngo iyo ndwara irica cyane. Imana irambwira ngo iyo ndwara irica cyane. Noneho Imana irambwira ngo iyo ndwara nta yindi ni ukwibagirwa k'umwana w'umuntu. Umuntu akibagirwa ibyo yavugiye imbere y'Imana ari mu kibazo, umuntu akibagirwa
ibyo yabwiye Imana ageze mu kaga. Imana irambwira ngo genda umbwirira abantu bibagiwe, ubabwire yuko iyo ndwara ari indwara mbi kandi yica. Imana yo mu ijuru idufashe cyane. Imana irambwira ngo hari abantu bagiye bajya kubyara, baba bari kwiseta, bakabwira Imana ngo Mana nundinda kuri iyi seta nkabona mvuye kuri iyi seta n'umwana muzima, bakavuga bati Mana ni urugero se, nzafata umufuka w'umuceri ngende nkushyire uriya muntu n'ubundi nawe awurye, ni umuhigo mize. Abandi bakavuga bati Mana nimbona unyijije ubu burwayi, nanjye nzafata 100,000 ngende mbitangira abantu mituwere. Imana yanyeretse abantu benshi cyane bahiga. Undi akavuga ngo Mana nimbona unkuye muri gereza, nkabona mvuye muri iyi gereza ndimo, nanjye mu byo nzaba afite sinzabura kugira abantu naremera nibura nk'ikintu kibagirira umumaro. Hari abagiye bahiga kubakira abatishoboye amazu, ariko bamaze kuva muri ako kaga, ijambo riratubwiye ngo wahise akanya gato bibagirwa imirimo y'Uwiteka, bibagirwa imirimo y'Imana, nibarindira yuko Imana isohoza imigambi yayo. Mu by'ukuri wowe uneze amatwi unyumve neza, wibagiwe cyagiye uri kwiseta uri gusenga amasengesho ashoboka n'adashoboka, wibagiwe wa mugabo we wa muhigo wahize, umugore wawe ari kwiseta uri kuvuga uti mbaye umupfakazi, umugore wanjye arapfuye n'ubundi sigaranye ifubyi, bizagenda bite? Uri gusenga ashoboka n'adashoboka, ugahamagara abakozi b'Imana ngo bagufashe gusenga, none uribagiwe aka kanya, wibagiwe ibyo wabwiye Imana, urabyibagiwe aka kanya. Imana igufiteho ikibazo. Imana irambwira ngo gende wibutsa abantu, wibutse cya gihe nijoro umwana wawe arerembuye, ukabona ararerembuye, umwuka ugahera, ugasenga utanazi no gusenga, ni ukajya uvuga amagambo uyacurikanga, wongera uyasubiramo, n'ibyo uvuze ukabivuga byagucanze utamenya n'ibyo uri kuvuga. Ariko Imana niyite kuri ubwo kuri iryo sengesho ridafite icyerekezo. Imana ikagarura umwana wawe. Umuhigo wahize se warawuhiguye? Ndimo nkubwira ngo Imana idufashe. Imana yasanze irambwira ngo ubabwire ngo iyi ndwara igiye kwica abantu benshi. Iyi ndwara igiye kwica abantu benshi. Cya gihe bagusohoye mu nzu wabwiye Imana ngo iki? Ni wabwiye Imana ukayibwira ngo Mana nimbona ngeze mu nzu yanjye nanjye. Hari uwitwa Yefuta wahize umugabo aravuga ngo ikizasohoka iwanjye bwa mbere kizaba icyawe. Nuzi ukuntu wavuze ngo Mana nimbona ngeze mu nzu yanjye amafaranga nakodeshaga n'ubundi y'igihe kingana n'umwaka, nanjye nzareba abantu b'abakene mbafashe mbagirire neza. None se uri kubikora? None se ko wibagiwe cyagiye wajyaga ubwira Imana ngo Mana nungirira neza nkabona ubwene gihugu, uhangayitse urara udasinziye, Imana ko yaguha ubwene gihugu, none umuhigo wahize se warawuhiguye? Wowe uneze amatwi ku Makuru y'Ijuru TV, uribuka cyagihe uri kubwira Imana ngo Mana nimbona ijoro rya none rikeye, Mana nanjye sinzabyirengagiza, nimbona ndangije uyu mwaka Mana nanjye nzakora ibi. Warabikoze se? Uri kwibuka cyagihe bari kuvuga ngo ibyawe bigiye gutezwa icyamunara, uri guhamagara abakozi b'Imana ngo bagusengere, n'abakozi b'Imana wahigiyeho umuhigo ukavuga ngo Mana nibimera gutya nanjye nzahigura umuhigo, nzambika abakozi b'Imana, nzagira neza abakozi. Warabikoze se? None se uri kwibuka Imana yambwiye ngo iyo ni indwara igiye kukwica, kandi Imana yambwiye ngo nkubwire ngo iyo ndwara nutayivuza, nutayiha ibinini iranaguhitana, kuko burya Imana
twebwe tuvugira imbere y'Imana tukagira ngo Imana ntiyabyumvise, ariko burya Imana yo ibyo tuvugiye imbere yayo irabyumva, ntabwo Imana iba yabyibagiwe. Ni nayo mpamvu iduhiza message ngo tuze tubibutse ibyo mwavuganye n'Imana. Ebuka ibyo wavuganye n'Imana, uri kubwira Imana ngo umwana wanjye nimbona yize nkabona ararangije abonye n'akazi, Mana nanjye nzakora ibi. Warabikoze se? Ari abahize imihigo yo mu rusengero, ari abahize imihigo yo ku bandi, ari abahize imihigo itandukanye, mwese abaneze amatwi, Imana iri kubashinza imihigo mwahize mukaba mutarayihiguye. Imana idufashe cyane. Yamaye urugero ku mugabo witwa Shimeyi, dusanga mu gitabo cya mbere cy'Abami. Igitabo cya mbere cy'Abami nirwo rugero Imana yamayeho rw'uyu mugabo witwa Shimeyi. Mu by'ukuri Imana imu rugero kuri we. Munyemerere rwose ni ukuri twumve icyo Imana ivugana natwe muri iyi minsi, kandi nitumara kumva icyo Imana ivugana natwe tugashyira mu bikorwa, Imana irabana natwe. Abami ba kabiri aba mbere igice cya kabiri umurongo wa 36 haranditse ngo bukeye umwami atumira Shimeyi aramubwira ati wiyubakira inzu i Yerusalemu uyigumemo, ntuzayivemo ngo ugira ahandi ujya. Umunsi wavuyeyo ukambuka akagezi Kidironi uzamenye neza ko utazabura gupfa, amaraso yawe azabe ari wowe abaho. Shimeyi asubiza umwami ati ibyo umbwiye ni byiza, uko uvuze mwami nyagasani niko umugaragu wawe nzabigenza. Nuko Shimeyi abi Yerusalemu ahamara iminsi myinshi. Turataruka tugere ku murongo wa 39. Hahise imyaka 3 abagaragu babiri ba Shimeyi baracika bajya kwa Kishi mwene Maka umwami w'Igati. Bukeye babwira Shimeyi bati abagaragu bawe bari Igati. Shimeyi arahaguruka ashyira amatandiko ku ndogobe ye ajya Igati kwa Kishi gushaka abagaragu be. Nuko Shimeyi aragenda abakura Igati. Hanyuma Salomo abwira Shimeyi, abwirwa ko Shimeyi yavuye i Yerusalemu akajya Igati akagaruka. Umwami atumira Shimeyi aramubwira ati harya sinakurahije Uwiteka nkakwihanangiriza rwose ni umenye neza ko umunsi wavuye ukagiraho ugana hose utazabura gupfa, ukansubiza uti ibyo uvuze ni byiza ndabyumvise. None ni iki cyakubujije kwirinda indahiro y'Uwiteka n'itegeko nagutegetse? Umwami arongera abwira Shimeyi ati mbese uribuka ubugome bwawe bwose umutima wawe wakwemeje ubwo wagomeye umukambwe wanjye Dawidi? Nicyo kiri butuma Uwiteka guhora ubugome bwawe. Murongo wa 46 ari wo turi busorezeho. Uri kutubwira ngo maze umwami ategeka Benaya mwene Yehoyada kumwica, nawe arasohoka aramusumira mutsindaho. Nuko ubwami bukomerezwa mu maboko ya Salomo. Imana itugirire neza cyane. Uyu Shimeyi hari indahiro yarahijwe, hari icyo yemereye imbere y'umwami n'imbere y'Imana, ariko aza kwibagirwa icyo Imana yari yavuganye, icyo yavugiye imbere y'Imana. Indahiro rero yarahiye cyangwa se ibyo yavugiye imbere y'Imana nibyo byamukozeho. Imana yarambwira ngo nawe ibyo wavugiye imbere y'Imana nibyo bigiye kugukoraho, kuko Imana iyo umaze kuvugira imbere yayo, Imana yo ikorera kuri gahunda. Iyo utubahirije ibyo wavugiye imbere y'Imana biragaruka bikakubera umutego. Niyo mpamvu wowe uneze amatwi uyu mwanya, mwene data, isuzume neza. Numara kwisuzuma neza uvuga uti iyi message ni iyanjye. Numara gusanga iyi message ari yawe uvuga uti singiye gupfa nka Shimeyi.
uyu Shimeyi ni ukuvuga ngo kubwo kurenga ku byo yivugiye nibyo byatumye agira ute, nibyo byatumye aza kwicwa. Ibya Shimeyi birarangira. Nawe uneze amatwi aho uherereye hose, Imana igushyigikire. Reka kubwira Imana ngo Mana ngo nukora ibi ngibi, ngo Mana ngo nzagushima, kandi hari ibyo wabwiye Imana mbere utari wahigura umuhigo wabyo, hari ibyo wabwiye Imana mbere utarimo kubahiriza. Ahubwo banza ujye imbere y'Imana uyibwire ngo Mana, ibya mbere ndabihiguye, noneho Mana ibya kabiri nabyo umfashe. Ko wabwiye Imana ngo nimbona perime Mana nzakora ibi. Ibyo wabwiye Imana se ko Imana yagwaye iyo perime uri kubikora? Ko wabwiye Imana ngo Mana nimbona akazi, none se ko yagwaye ako kazi ibyo wabwiye Imana uri kubikora? Ko wabwiye Imana ngo Mana nimbona unyijije amaboko yabo babisha banjye, Imana ikagukiza amaboko yabo, uyu munsi uri kuryama ugasinzira, topayine sirije zitotaya. None si ibyo wabwiye Imana nibyo uri gukora? Nyemerera wongere ugaruke ku gicaniro. Hariho nababwiye Imana ngo Mana ngo nimbona ngo unyijije ngo muri ibi bihe bikomeye ngo nanjye nzagukorera, ngo nanjye Mana. Uri kuyikorera ute? Mwene data, kuyikorera kwawe ni ukwiriga uri gushimashima amabuno y'indaya? Kuyikorera kwawe ni ukwiriga uri gukorakora amabere y'abagore? Imana igufashe. Ibyaha biri gukorwa n'abana b'abantu Imana yagiriye neza biteye Imana agahinda. Ariko uyu mwanya wowe uneze amatwi, reka amagambo apfuye ari kuva mu kanwa kawe, ayo magambo ari kuva muri ako kanwa kawe, uzi ko ari uburozi buri kuroga abandi? Iyo myambarire yawe uri kwambara gutyo, uzi yuko iyo myambarire ari uburozi ku bandi? Hari abantu bazagera imbere y'Imana, noneho Imana nigaragaza urutonde rw'abarozi, bizagutangaza nawe wibonye muri babandi b'abarozi, kandi utarigeze uroga, utarigeze ufata uburozi ngo ujye kuroga umuntu. Uzi yuko uburozi butandukanye. Burya ejo bundi nari ndimo njya i Kigali, ngeze hariya kwa Sina Gerard, hariya kuri Nyirangarama, mabona umukobwa, abantu bose ari abari mu modoka, ari abagenda n'amaguru, nta muntu utaritegerezaga uwo mukobwa. Buri wese nkumva buri wese ari kuvuga kuri uwo mukobwa. Mu by'ukuri hari habura akantu gato cyane ku buryo aramutse yunamye neza yari yambaye ubusa pire akantu gateye isoni, urumva abambara ubusa ni benshi, ariko uwo nguwo we rwose sinabona icyiciri namushyiramo. Buriya iyo myambarire ni uburozi. Ni ukuvuga ngo niba uri umurokore, hari abantu bajya bavuga ngo mbese ngo Imana ngo iba mu myambaro. Imana iba mu myambaro kubera iki? Bibiliya itubwira ngo Yuda, uriya Yuda ngo yaje kugenda aza gushukwa n'umukazana we, ariko Bibiliya ikatubwira ngo uwo mukazana we yari yambaye imyambaro ya maraya. Hari abakristo bari kwambara imyambaro y'ubumaraya bakajya mu rusengero, abo ni abarozi. Hari abakristo barimo bambara imyambaro iri kuroga abantu, ugasanga n'ubundi abantu bari kugenda bapfa, ariko kandi bishwe n'iki? Bishwe n'imyambarire ya bamwe. Abo mu mwuka turi kubyumva, ariko abari mu mubiri ariko nyirabyo nawe arabyumva. Uburozi buratandukanye. Uzi yuko aya magambo asohoka mu kanwa kawe, ukagenda ugasebya mwene so, ukamusebya bigeze ku rwego rwo kumwangisha abantu bose? Uburozi buruta ubwo ngubwo ni ubuhe? Umurozi utari wowe ni uwuhe? Kugiye kubonana n'Imana. Uburozi buratandukanye.
none se urabona mwene so iwe hagiye kuba ubukwe, agiye gusabisha umukobwa, ugahita ugenda ugaca rubete ukagenda ukajya gusebya ba bantu, ukabasebya ibintu bitari byo. Uburozi butari ubwo ngubwo ni ubuhe? Urugo mugirira mwene so rugiye kukugaruka ku mutwe, ibyo ukora bigiye kukugarukaho. Imana idufashe bantu b'Imana, bantu bitwa ko ari abarozi, bagenda barogesha amagambo, bagenda barogesha imyambarire, bagenda barogesha ibimenyetso. Hariho n'abantu barogesha ibimenyetso. Abo bose Imana izabahana kandi Imana irabarakariye. Imana idufashe cyane. Uyu mwanya turimo dusenga, turabwira abantu bari hirya no hino, nyabuneka mutubabarire, mwegere Imana, mwegere Imana, Imana nayo izabegera. Iyo wegereye Imana, Imana irakwegera. Wowe ufite ikibazo cy'amafaranga, jya imbere y'Imana usenge. Satani muri iyi minsi afite umugambi mubi. Ndabwira abacuruzi baneze amatwi, abacuruzi baneze amatwi, umunsi w'ejo nagiye mwiyerekwa, ngiye kubona mbona Imana injyanye mwiyerekwa, ngiye kubona mbona ngeze mu nzu y'ubucuruzi, yari amangazini. Ngiye kubona mbona ya mangazini, mbona harimo igiceri kiri kugendagenda muri ayo mangazini. Ndimo nibaza ngo Mana, kiriya giceri kirashaka kuvuga iki? Imana irambwira ngo umuntu wese ufite ubucuruzi bwabayeho kubera gusenga, urugero ukabucuruza byaravuye mu masezerano y'Imana, ukaba uri umucuruzi ariko ubucuruzi bwawe hari ukuntu wabanje gusenga, Imana ikaguha umurongo. Imana yambwiye ngo Satani afite umugambi wo kudindiza abantu benshi kugira ngo ubucuruzi bwabo budindire. Imana irambwira ngo bwira abantu bitwa yuko bacuruza, basengere business zabo kugira ngo imigambi Satani afite ku bucuruzi bw'abantu, iyi migambi iteshwa agaciro. Imana irambwira ngo uriya mwaka wa 2026 abantu bazi yuko bafite business z'ubucuruzi basenga cyane. Nabonye uriya mwaka ari umwaka abantu benshi bahuriyemo n'ibihombo muri business zabo. Imana irambwira ngo ariko umuntu uri maso agasenga kandi mu by'ukuri muri business ye Imana ikabibasha guhabwa icyubahiro, igahabwa icyubahiro binyuze kuri business yawe. Imana irambwira ngo business yawe Imana ihagazeho. Urugero se, ushobora kubucuruza ariko hakaba hari imfubyi urihira amashuri. Ushobora kuba ufite business kwinjiriza amafaranga ariko mu by'ukuri ukaba utirengagiza umuntu ubabaye. Niyo umuntu agutakiye ukaba ubyumva ukavuga uti Mana, shingiye ko wangiriye neza, reka nanjye mu bushobozi mfite mugenzi wanjye mugirire neza. Dore abantu bagiye kurengerwa nabo ngabo, ariko ndababwiza ukuri, nabonye abacuruzi benshi bataha, mbona baratashye. Bamwe bari baragiye bava kure bakajya bajya gutembera ahantu, urugero reka tuvuge nk'Icyangugu, usanga nta karere katarimwe abantu b'Icyangugu. Ukava Icyangugu ukagenda ukajya mu Mutara, ugashora y'imishinga y'ubucuruzi, ibintu bikemera. Ukava Icyangugu ukagenda ukajya Gisenyi ugashoraho business. Nimvuga Icyangugu, uwavuye Nyamagabe nawe yumve yuko yavuye Nyamagabe akajya gutembera i Kigali n'ahandi. Ndagira ngo mbabwire ngo nabonye ibintu byanyu muri 2026 utari busengere business ye aratashye. Nabonye bamwe bongera basubira iyo baturutse bahombye, ndetse bagezeyo mbona babaye ibishungero. Ngiye kubona mbona abantu bari kujya bagenda bavuga uko abantu bagenda nyine
mu nzira bagenda bari kuvuga ba bantu bati runaka yari yaragiye, yari yarakize, none dore yarahombye, yari afite imodoka, none dore ari kugenda n'ibirenge. Nuko nabibonye. Bene data, waba ucururiza hano mu mujyi wa Musanze, sengera ubucuruzi bwawe. Waba ucururiza mu mujyi wa Kigali, waba ucururiza mu mujyi wa Muhanga, waba ucururiza ku Gisenyi, sengera ubucuruzi bwawe. Aho ucururiza hose, wowe uneza amatwi, waba uri mu ntara, ahariho hose waba ukorera business yawe, sengera business yawe. Nabonye umudayimoni wo guhombya abantu benshi. Nukuri ndabarahiye. Iri yerekwa ryaraje, bwari bugiye gucya nka saa 11. Niho nagiye kumera mbona mbaye nk'umuntu usinziye. Ngiye mwiyerekwa mbona ayo mangazini ngo harimo igikeri. Imana irambwira ngo kiriya gikeri, buri igikeri ni ikintu kidindiza ibintu. Imana irambwira ngo Satani afite umugambi wo kudindiza abantu no kubasubiza inyuma. Imana irongera inyereka irindi yerekwa, ngiye kubona mbona ingejeje mu rindi duka rinini cyane. Ngiye kubona mbona rya duka inzoka irimo igendagenda muri rya duka, igendagenda ikajya yurira no mu bintu. Imana irambwira ngo ira nzoka ubonye n'umuriganya. Imana irambwira ngo abacuruzi benshi baratashye, abacuruzi benshi baratashye. Nukuri senga Imana iguhagarareho mwene data. Nigeze mbwira umucuruzi umwe yari afite iduka rinini cyane, ndimo ndi gusenga mbwiye ngo ngwino dusenge, mbona umuyaga, mbona imbere y'uwo mucuruzi haje umurima w'ibigori, mbona umuyaga mwinshi uratambutse. Ngiye kubona mbona bya bigori urabihiritse, bya bigori byose biraguye, bibaye igikumba kandi byari bigiye kwera. Numva ijwi rimbwira ngo ubucuruzi bw'uyu muntu umuyaga ubunyuzemo, Satani arabuhombeje. Narabimubwiye, nyamara kubimubwira kubera amafaranga yari afite ntabwo yabishyikiye. Nyuma yaho niyo yambwiye ati burya ibyo wambwiye njyewe ntabwo kubishyikira nabyumvishe kubera amafaranga nari ifite. Bantu b'Imana yarahombye, arahomba, none ahura n'ikibazo cy'amadeni bigera n'atorokera mu bihugu by'amahanga. Agezeyo ubuzima buramucanga, no kuvayo byabaye ibintu birebire. Ariko Imana yari yambwiye ngo ubucuruzi bwe umuyaga urabuhushye. None abacuruzi benshi bagiye gutaha, niko Imana yambwiye. Kandi mu by'ukuri bantu b'Imana, ntabwo Imana ari uko yanga ko dukora business, ahubwo igitumye Imana abantu benshi bakuyeho amaboko ni ukubera iki? Ni ukuvuga ngo Imana yigeze ibwira Aburahamu ngo icyatumye mvuga kuri Aburahamu nuko nashakaga urubyaro rwa Aburahamu, nashakaga yuko rwubaha Imana. Ni ukuvuga ngo Imana yashakaga urubyaro kuri Aburahamu rwubaha Imana. Nuvuga ngo nawe igituma Imana yavuganye nawe, igituma Imana yaguhaye akazi abandi barakabuze, ikaguha icyo gishoro, nuko yarizi yuko mu bucuruzi bwawe uzirinda kwiba, ukaba inyangamugayo, kandi ukirinda uburaya, ukirinda n'ibindi byaha by'umurengwe. Ibyo byose bigenda bizanishwa n'abantu babonye amafaranga. None wabonye ugeze aho ngaho amafaranga uri kuyabona waribagiwe. Kandi mwibuka dutangira ubu butumwa, Imana yambwiye ku bantu bibagiwe ibyo bagiye bavugira imbere y'Imana. None se wowe uragira ngo muri iyo kategori wowe nturimo, ko wibagiwe icyo wabwiye Imana ukiri umukene? None uri mu nzu nziza, amafaranga yaraje, agasozi ndatwa karegutse, none ibirenge byari imyate, none buni ikirenge cyawe kiranyerera. Urabizi ya mabavu yo mu ntoki kubera guhinga, none buni intoki zawe ziranyerera. None ibyo nawe urabyibagiwe. Icyo ngicyo nicyo kizanye Imana, kandi ni ukuri. Uyu mwanya ucyumviye message ni wihana, ni ukuri pe, kuko hari ikintu Imana yanyeretse. Imana yanyeretse
umuntu afite telefone, ngiye kubona mbona ya telefone irimo password, noneho ya password akarwana nayo ngo ayikuremo bikanga. Ngiye kubona mbona umuntu araje akoze ku mibare itarenze 5, ngiye kubona mbona ya password ifuyemo. Imana irambwira ngo iri yerekwa icyo rishatse kuvuga. Genda ubwira abantu bamenye yuko ufite ari nge wamuhaye, udafite akaba ari nge wamwimye. Iyo Imana ishyizemo password yuko ushobora gukora ntugire icyo ugeraho, niyo wagira ubwenge bwishi bwo kumenya gucunga umutungo neza, ukaba waranabyigiye, ufite n'imamya bushobozi yabyo, niyo wamenya gukorera amafaranga menshi, ariko iyo password Imana ikaba ibaye yishyize mu byawe, nta kintu ushobora kwigezaho. Ariko kandi iyo Imana ivuze ngo ndaguhaye, igakuramo password y'ubukene, uwo mwanya uba umukire. Iyo ikuyemo password y'ubushomeri, uwo mwanya uba umubosi, kubera yuko iyo password itunzwe n'Imana yonyine. Bibiliya iravuga ngo ibyuzuye isi byose ni ibyanjye, isi n'abayibamo. Nukuvuga ngo rero Imana igabira uwishaka kandi kaka uwishaka, icisha bugufi gashyira hejuru. None rero yaguhaye niyivuganye nawe ngo niba utisubiyeho ugiye gutaha, ugiye gusubira iyo wavuye amaramasa, kandi bazaguseka, bazajya bagukwena. Nabonye abantu bambaye ubusa, nabonye abacuruzi benshi b'abanyacyubahiro, bari abanyacyubahiro, ngiye kubona mbona bambaye ubusa, mbona bari kugenda babaseka. Ariko ikintu cyanangaje, nabonaga benshi bari abantu bagiye bajya muri business Imana yahinduriye amateka, bari abakozi b'Imana. Ngiye kubona mbona abantu benshi bambaye ubusa we, ariko Imana irambwira ngo aba bantu ubona barankoreye, mbaha amasezerano, mbagirira neza, mbahindurira amateka, none bamaze kwibagirwa ibyo nakoze. Ngo nico gituma bagiye gukorerwa isoni, aho bibwiraga yuko bahatambutse, aho bumvaga yuko batahasubira. Imana ibashubije hahandi bari baravuye, ndetse hanyuma yaho bavuye, kuko hahandi ugihari nawe gusekaga. Ariko abantu bamaze kumenya yuko uri umunyacyubahiro, none ugiye kwambarira icocero ahantu wambariye ikositimu. Urukumva bizagenda bite? Mwene data ucyumviye message, iyi message irakomeye. Son pile voshi se fine contraire. Ariko umbabarire, kuba warugeze uri muzamuka urwego, ugeze ku ngazi ya 7, Imana ikakumanura ikakugeza hasi ku ngazi ya mbere. Ibyo ngibyo se birimwe agaciro? Ni ikihe cyubahiro? Nabonye abantu benshi basubiye iyo bavuye. Ngiye kubona mbona abantu bari kuva mu mujyi wa Kigali bagasubira mu byaro bavuyemo. Ngiye kubona mbona abantu bari kuva mu migi itandukanye, za Musanze, za Rubavu n'ahandi, n'abagiye gutembera hose, ahandi hirya no hino, abantu bagiye bajya gutembera. Ngiye kubona mbona barimo baravayo bameze nk'impunzi ziri guhunga, kubera yuko ubuzima bwabacanze. Uranyumva neza? Senga Imana, nudasenga Imana, kuba ufite imitungo mu kanya gatoya, iyo mitungo yose wishingikirije, ugiye guhumbya, uzashiduka aho urimo amadeni, uzava aho ngaho umeze nk'umuntu uri guhunga. Tugiye gusenga Imana. Ariko iyi message nukuri, Imana ikurinde kwambara ubusa, nkuko nabonye abakozi b'Imana benshi bambaye ubusa. Ariko man, nabonye abakozi b'Imana bambaye ubusa, numva binteye agahinda. Imana ikurinde kwambara ubusa. Reka dusenge Imana, reka dusenge Imana. Ariko nyabuneka wibuke kubwira Imana ngo Mana, nimbona mpetse nanjye nzakora iki? Ko yaguhaye guheka waragikoze. Wibuke Mana, wibuke ubwira Imana ngo Mana, buriya hariho n'abantu bari gusenga, bagasenga Imana, bakabwira Imana ngo Mana, ngo rwose ngo tugirire neza, ngo Mana. Manzu urebe wisuzuma uvuge ngo mbese ndi gusenga bwa mbere, ndi gusaba Imana ngo Mana nkorera ibi,
noneho nanjye nzakora ibi. Urebe ko ibyo wabwiye Imana wabikoze. Nusanga harimo na kimwe utakoze, umenya kuri mu ideni ry'Imana. Iryo deni ry'Imana umenya ko ugiye kugishyura ku neza cyangwa ku nabi. Reka dusenge. Mwami Imana yacu, turagushimye kandi turaguhimbaje. Urukundo rwawe n'imbabazi zawe n'ubuntu bwawe nibyo bituma tudashira. Umugaragu wawe ndi imbere yawe ntambukije message ivuga ku bantu bafite amadeni yawe. Aba bantu bakubeshye Mana, aba bantu bakuryarye, aba bantu nukuri babeshyeye imbere yawe, hahita akanya gato bakibagirwa ibyo bavuze. Abagiye gukurikira iyi message Mana bakemera kwihana, uzababarire. Abazinangira umutima, Mwami Uwiteka ni wowe uzi uko wabagenza, ariko nyamukuru ugere ku bantu benshi, iyi message uyitembereze igere ku bantu bakwiriye kumva iyi message. Kandi abantu Mwami Imana wanyeretse ko bagiye gusubira iyo bavuye, hari n'abazava mu bihugu byo hanze Mwami Imana bagaruke mu bihugu bavuyemo kubera uburakari bwawe. Uzumva iyi message wese akemera guca bugufa gasenga, akemera guca bugufa kihana, Mana nanjye ndamusengeye kugira ngo uzamubabarire. Ngaho girira neza abantu bawe n'abandi bari gusenga ngo batabare, ubatabare Mana, kandi werekane gukomera kwawe. Ingumba ziheke, abakene Mwami Imana bahindurirwa amateka, ababuze akazi babona akazi Mana, batagira shinge na rugero ubabere umurengezi, ubabere umubyeyi. Urakoze nyakubahwa Imana, komeza ushyigikire igicano. Icyo twiyemeje ni ugukora umurimo wawe, nawe udushyigikire, kandi bikwiriye gukorwa n'akanwa kacu, ibikwiriye gukorwa n'imbaraga zacu, udushoboze kubikora. Kandi Nyiringabo Imana udushyigikire, utubere umuterankunga, kuko utatubere umuterankunga ivugabutumwa ryadindira, ariko nudutera inkunga tuzi neza ko ibintu byose bizagenda neza. Tompere voshise fayine contre. Urakoze Nyiringabo Imana, urakoze ko wemeye ukaba wumvishe gusenga kwanjye, kandi ukaba utugiriye neza mu izina rya Yesu. Amen. Imana y'amahoro ibampere umugisha. Ndabakunda cyane. Shalom, shalom.